ariko none igihe nabereye ntafite umugore ntanatereta bavuga ngo ndi ikiremba kandi umwana wa Karasira nge ndi umwangu ntago noroshye nk'ubu mbonye umukobwa ipondeza inzi ariko sha ndamubona ariko uyu niwo mutima wamaye kuva kera umutima wahoze mwishuza umbaye mukobwa ariko rwose dore umukobwa nkunda ikizungero giteye amabengeza umubyimba usa na gitari itaye nikuje umurongo ngende rwankubwira ko niba n'abasediyo ntabe inshuti yabo bose ari wowe uzambyimbura igihe nzaba nabyo ngwino ube mu gituza cyaga ndi mu kazi none se izi mboga barazirya ni ibyatsi ntabwo ari imboga erega iwacu badutoje urangiye we iwacu bambyaye ndi imanzi none nshaka kukumanzura nyine umanzura nde banza umpobere bikoze ndi mu kazi ariko umukobwa mwiza rwose wagira ngo uvuga asambwa ari gushaka iki umva se ndashaka nimero yawe ya telefone nimero yawe banyita Gafure kwa Karasira kavumbura ndondano bambye amagasigi kijya mama ase imivugo uri kuvuga ni iki nta mutima ukunda ufite koko wampaye urukundo ndi mu kazi none se ngangwe no twicara mbabarira umfashe nk'iminota 2 kuko ndumva umutima utera umeze nk'uko yateye ihuri utera ugutekereza wabaye nk'ikinyabiziga ntakubirirwa pandagare cyangwa izagisirikare nuba ngo wabaye nk'ikibabi cy'igihwagari wararabagiranye mbabarira rwose umutima bizakuzindura ariko se ubusaka tuzari zagira n'ubu nazindutse nk'ujya kumena inkari ndahari wese ariko nawe iki cyo kikuzanye nicyo rwose ubu urabona ntambaye nk'umusirimu reba ariko iyi nkweto uzi ko inkweto nayo ikiguriye muri Kenkori Dendo Dona mu ruganda rukuru inkweto hariya ku gipolisi nge nagiye no mu gipolisi mbura inkweto zinkwira ndagaruka baravuga bati uyu mugabo ko nuragarutse bakwirukana iki nise mbabeshya nti nagiye muri maternité kubyara bahita banyohereza iwawe atambwira ati rero iwawe nta bitanda bibayo ubwo rugomba kuvuga ati genda ushaka ubu ngubu ikosi nagiyeyo hari harimo no gukora njonogo urankundere ga njyewe umupolisi wa mbere bamwitaga Kalisa yankubise urushyi karinganira arukasaba rero mpamije ariko ndavuga nti umusore mwiza ugomba kunyemera aho kugira ngo zambaraga nakoreshaga njyana muri service za leta tuvuge ngiye gufata imodoka kuri polisi bampaye akazi mbega ko gukora kuri kaburimbo mpagaritse imodoka ese mu magezi mu bwenge ntabwo nkunda se kubona nzi ase amagambo asingeri kubabwira ngaruke ryari sura bafite umwanya basi bizakuzindura yego ndazinduka ubwo saa 8 z'ijoro uhari nta kibazo baba ngaho komeza ukora ariko ntago naje wenda bakomeye ngo bankubita urushyi cyangwa tubane bamvuga imyaka 3 na 4 kumva n'iki kirere kitameze Karasira yabyaye umwana w'ikibonko umuhungu mwiza ubundi izina nuko banyise Gafure kabagasa nkaho bansebeje ubundi izina Gafure ariko uriya mukobwa ndamwemeye ndamwemeye nawe aranyeme uzi ko yitegereje hano naseka hakaza kanoga kavuga ati uyu muhungu niwe uzantere kandi abahungu batera inda muri iki gihe basigaye babyara abana bakabita biruhanya gase amakurata ariko ubu ngubu umwana ngiye kuzabyarana n'uriya mukobwa zamwita Nyirimbibi ariko ikindi cya kabiri ariko aremeye ndakurahiye sha ambwiye ngo nzinduke ndazinduka njyewe kankomeza urugendo ariko ndi buzinduka dore igifoto dore igifananyi dore umukobwa ufite amabuno meza cyane baba we none se ubundi kare kose nariye kagenda nkagira ngo ni volume ya radio Soniteke dore umukobwa we yemko muraho hajya rinete ziguranga izo zawe ariko zo zirenda kuba umweru ariko urukundo burya urukundo rwanjye ntago ari nk'urw'inyama y'inyoni urushaka iki nyine ariko ntago ukunze n'ukuri pe njyewe nagiye no kwibagira
noneho ngeze uziko iwacu indyo mba ari inyama buriya mama iyo yatetse n'abagura inyama. wakunze iki wakunze ndi ndimo ndakwitegereza nkumva umutima urimo uratera ugutekereza utera nk'inkoko yateye ihuri ndimo ndatekereza mbese ubu si nko kurota kuko ndabona ari live umunsi twabanye noneho tukabyara umwana. Ubundi igiki erega burya umva amazina yanjye nitwa Uzabwere Evariste Karita Paul Mamba y'Imonyorucuruka Jonjore rwa Bushombo ubundi bakunda kumpimba Gafureka. Ubundi Gafureka ni izina ry'Ikiyapani risobanuye imyunyugugu. Impamvu nabaye mugufi rero ntugira ngo nagasuzuguro ahubwo mama yagiye muri za ndirimbo z'intore z'imara za kera baririmbaga ayamure. urahazi ushaka iki nyine kutari kugira ushaka urukundo nicyo kintu cya mbere. urukundo uzaza ari shashi tuguhe ngo ndakunda wowe ndaje nkwitume nzashirwa nkubonye ariko nimushaka umva uzacucuma urujoka wanyana nako wa mukobwa mwiza uzabona nawo. Ntabwo umuntu utigera stress mu buzima bwanjye nandiki bitesha ozurinde kumanyiruka ayo wewe dore noneho ndabura kubona ipondeze nzima nkasanga agasambu samuka kanyugunyu. None se umva nkubaze mama wawe ariyo ivo nese ubaye iki ko ndorura nk'ufite agahinda naravuze kubyarwa n'ababyeyi babatima. None se uri umukobwa cyangwa uri umuhungu? ndi umukobwa. Uri umukobwa? Ko ndora ikibazo cya ribu kigiye kuba ikibazo. None se papa wawe arahari? papa ntawuhari. Papa wawe ntawuhari? Baba we yagiye he se? papa yagiye gukora hano aratujyanga azamara y'ukwezi. Ufite imyaka ingahe? Ubushishi isosi ivuyemo ubushishi. Ufite imyaka ingahe? mfite 9. Ye baba we isosi ivuyemo ubushishi. None se ufite bashiki bawe babana umuvukana cyangwa? barahari. Ndashaka ngutwaye mu rugo ukajya urya inyama buri munsi. natwe mugomba Inyama za buri munsi. inyama. Ubu se kuva mu gitondo wari? Wa Wambwiye ko ufite imyaka 9? Kandebe ndakurera 10 aho tangire yambera umugore. Haguruka nkujyane. ahubwo tugenda wenda kujyana. sinzajya nginyama. Oya ni pusi turazibaga ntago twabura icyo. Pusi ntago zidoga. None se kuyibaga utareba ukumva wayiri ikaranze ntago ari pusi. Tugende ahubwo ubwo tugende inyama uzazirya rwose. nzajya nginyama buri munsi. Oya nibyo. Ariko se shaho imyaka 19 ufite 9 inyama za buri munsi ubu uzazana na nyashi. kandi umuhungu. Don't run! Murife! Don't run! ndi umuhungu. None se ukabuze iwanjye shaho ngo nkugaburire. Wangura muri profamu twese hamwe. Nambwiye ko uzajya ugaburira inyama. Uri umuhungu. Ndi umuhungu. Ninde ushinzwe gukona ihene?